abantu batazi John, uyu ni John wa Eva. Mwumve nukuri ko ubwanjye we warugeze ahantu ku byaha byawe reacting ugashaka kunyicira mu nzu yawe ukampatisha amenyo ugeze ku rwego utabasha no kunkubita igipfunsi nk'umuntu w'umugabo kanirya amenyo. John nguyu. John ni gute bashyize iyi audio hanze? Aha kanya mu rutugu rwanjye ngira inkovu z'amenyo yawe. John What? Uyu mwana ufite uburanga gutya agendana inkovu mu mugongo z'amenyo mani. Nyuma y'iyi nseko nibi byishimo by'uyu mwana w'umukobwa afite ibisebe, afite inkovu mu mugongo. Uyu John amakuru yangezeho n'impamvu ubona iyi audio igiye hanze, yashyizwe hanze na John ayihereje inshuti z'abana, ariko John ugira inshuti mbi, ufite inshuti nk'izamu yango. John uyu muri kura muri screen ngo yahise afata telefone ahita hamagara umuntu bita Nyasafari. Aramubwira Nyasafa, Yambu, undi ati Yambu cyane, ati nitwa John, ati ndakuzi ufite ubwanwa. Aramubwira ati ubu turi kuvugana umugabo wawe Nzungu ari kukurongora umusigarizwa w'umuntu bita Eva. Ati bingibi sinkubeshya ni umugabo ni umugore wanjye cyangwa ex wife wanjye. Nyirasafari ntabwo kiri umugore, amakuru mfite kugira ngo John aremereze inkuru. Turi kumwe kugira ngo John aremereze inkuru. Ntabwo yabwiye Nyirasafari ko Nzungu arongora Eva gusa, ahubwo yamubwiye ko yanamuteye n'inda papa. Twumvikane. Nyirasafari aravuga ati nakufa. Urumva? Nyirasafari aravuga ati ndapfuye. Aravuga ati ntabwo uyu ni uwacu ntiyombesha. John yashatse kugira ngo agaragaze ishusho y'uyu mwana w'umukobwa. Urimo kunyumva? Uyu wari umugore we, arangije anyurira muri Nyirasafari. Nyirasafari uburakari buramufata kuko yasanze uyu muntu bavugana n'umugabo we. Bro, ntabwo ibintu uyu mugabo John yakoze ari byo frame. Ntabwo wafata urugo rw'undi muntu ngo rusenye. Ariyo mpamvu Eva kuvuga yanze kuvuga nje kuri gitera ku muntu nzubiri inyuma ibi byose. Ushaka gukora ibi byose ndamuzi, reka nzingire gute, reka bari we nataka. Niyo mpamvu mu gutangira iyi audio uyu mukobwa yakoresheje amagambo ngo John uri umuntu w'umugabo, ndabizi ko uri umugabo, uko ugaragara uri umugabo, uko agaragara yarakurongo yakakubyaramo ni umugabo nyine. Niba ushaka kunyataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, come to me straight. Uze iwanjye ari kureke kugira gute? Ureke kugira gute? Ndakwinginze. John navuga ariko sibyo nifuza. So please stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother. Yo. Ahaga yatangiye avuga ati come to me straight. Reka hanyuma ku munota wa 10 n'amasegonda 29 ati president bagufata umwana w'abandi ngo mugire single mother ntacyo biza kukumarira. Tugende gatoya rero. Ahangaha ibi bintu ku bantu muziranye na Eva kugira ngo tuze gukora ibi bintu mu buryo bunyuze mu mucyo. Eske irijwi ni irya Eva? Musharinge Eva ku bantu bamuzi. Please mumusharinge. John yagutaye imihanda. Uyu ni wowe cyangwa bakwitiranije? Ku bantu muzi Eva musharinge live. Mumusharinge live. Reka dukomeze inkuru yacu. Mu nzu yawe ukampatisha amenyo ugeze ku rwego utabasha no kunkubita igipfunsi nk'umuntu w'umugabo kanirya amenyo. Are you serious? Really? Aha kanya mu rutugu rwanjye ngira inkovu z'amenyo yawe. John bira byose navuye mu rugo rwawe, sinashakaga kwisanga muri polisi nje nawe. John nubaha memory twagiranye, nubaha umwana, sindi umugore mubi, nturi umugabo mubi, ntituri abantu bo guhora turwana mu. Nabonye ko umubano wanjye nawe udashoboka, ndaguhunga ndagenda. John ndasize ibyawe byose naragiye ntangirira kuri 0. Aka kanya ikintu cyose mfite
ntacyo ngomba John ndihiringa sindyama John ndihiringa kugira ngo nzarebe uko nakurerera umwana wanjye John nkubahira ababyeyi bawe bandereye nkubahira abavandimwe bawe bankundira umwana kandi nanjye bankunda abantu bari kwandika muri comment ngo John ni vampire ngo John yaramurumaga mu bituga akanywa amaraso birababaje ariko amahirwe nuko Eva yavuye muri uru akagenda mana we John ni vampire niba ushaka revenge mu buryo cyangwa ubundi come to me straight wowe ntacyo ngomba navuga ngo ntabwo twana Jo sinshaka kuzibona na rimwe ntengushya ababyeyi bawe papa wawe mufata nka papa wambyaye urabizi neza so please uri kunyata gukoresheje abandi bantu ugeza aho ujya uca mu makonas uri kugenda ubwira please come to me niba ari icyo ushaka kumbwira John nakwibutsa byinshi ukuntu wirirwaga umbeshyira ngo nta kintu ngufasha ngo amafaranga yanjye yose ngo nyakora ibindi bintu John niki ntagufashije amafaranga nahembwaga niki ngira chat mu buzima bwawe sinarinzi na password ya phone like how can I say this na kadi zawe John kadi yanjye narayigusigiraga nkajya ku kazi ukishyura ibyo wariye n'ibyo utariye John transaction zanjye zari wowe John ntagiye na kimwe naguhisha ikintu amafaranga nahembwe yakoresheje uko ushaka ariko twari tugeze aho dusohorwa mu nzu ibyo ngibyo urabizi John ariko ni n'umusirimu John afite suna papa John nguyu John nguyu bro John mwamubonye Godifata ntabwo nzavuga ngo bambwiye ngo urumva ngo bari kuvuga ngo never ever urabizi ibyo ngibyo urabizi utishyura inzu kubera iki kubera amadeni ufite hanze amadeni wagiyemo ryari unkorera iki John wari ugeze aho urya ibibanza byanjye nawe umugabo wubatse ukarya ikibanza umugore wawe atabizi wowe ubwawe urabizi neza ko urugo rwawe ari wowe ubwawe wa fairies hari ukuntu umuntu aza bro abantu baraza uyu mukobwa muzi ko twamufate ejo twaramushumitse uyu mukobwa twaraje hano turamufata tumugira mwese icyo twakoreye Eva ngo Eva aratwite Eva twita ndanzungu nakreka naje kumenya makuru bro ntitukajudging before John ngira fact wa mugabo we naragukunze n'umutima wanjye wose ngo umutima wagukunze ni nawo umutima wacuzinze kugusiga nagusize mu nzu uretse gato iyi nsubirajwi ngo iki umutima wagukunze niwo mutima wacuzinze kugusiga wa mugabo we naragukunze n'umutima wanjye wose ngo umutima wagukunze ni nawo umutima wacuzinze kugusiga John atoraguye amasashe mutima we dukomeze ntidukomeze usize mu nzu habe n'ikiyiko natwaye imodoka yawe nagiye nyidrivinze nta modoka nagiraga nagiye nyidrivinze nyigeza kwa mama wawe fata umwana wanjye ndigendera kubw'urukundo ababyeyi bawe bagira ibintu birafixingwa ndakure kukomeza ubuzima bwawe nanjye njya guhera kuri zero sinavuga ngo bigeze gusa Imana iracyandinze kandi ndizera neza ko bizakunda John ndakwinginze turekera ndakwinginze John navuga ariko sibyo nifuza so please stop
reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother nta kintu biri bukugezeho. First of all uwo mugore wenda nuko nta nicyo namuvugaho, ariko mbere ya byo wowe ntacyo uhomba, wowe nta kintu uhomba jo, ndakuzi neza kuvuga ni ikintu cyawe. Uburetse gato kurekera uyu mugore ari kuvuga n'umugore wa Nzungu, murega amatwi mwumve, aha niho ruzingiye. Tugiye kwinjira mu nkuru nyamukuru, umva umugore wa Nzungu abije mwate rero, tega amatwi wumve. Ndakwinginze John navuga ariko sibyo nifuza, so please stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother nta kintu biri bukugezeho. Mwumve urumva hari ikintu bita ku connectinga dote. Turi kumwe, turi kujya none nukuvuga ngo twe abantu barahubagurika from nowhere bakazana ibintu bitamakinga sense. Tega amatwi ijambo kurindi. So please stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother nta kintu biri bukugezeho. First of all uwo mugore wenda nuko nta nicyo namuvugaho, ariko mbere ya byo wowe ntacyo uhomba, wowe nta kintu uhomba jo, ndakuzi neza kuvuga ni ikintu cyawe. Ntago nakubwira ukuntu sinavuga ngo mbaye disappointed, simbaye disappointed. Ibyo ni urucabana kuba we wandisappointinga, wowe ibyo ni urucabana. So please stop. Thank you. Nyirasafari yashipinze nde Nzungu. Impamvu Nyirasafari byamworoheye kugira ngo ibisazi bimworohere John akimara guta Nyirasafari mu mutego, Nyirasafari akimara kuzana Nzungu muri Amerika, Nyirasafari niwe wamwishyuriye. Urabona ko kundi yuzanye umuntu mushya uri newcomer, Nyirasafari niwe wari ubimenyereye. Sheri yaje, umugabo yaje, telefone. Nyirasafari yaguriye Safari yaguriye umugabo we wa mbere, yanamufatiye na plani. Bivuze ngo telefone umugabo wa Nyirasafari ari we Nzungu akoresha yanditswe ku mugore we Nyirasafari. Ndashaka mu connecting ko dote mwumve. So nuvuga ngo telefone ya Nzungu bakimara kumwakira bamuzanye ejo muri 2023 niba ntibeshye, umugore aragiye amugurira telefone na simukadi. Urumva telefone bariye ku ndere ku mugore ko niwe umwana wavukiye muri Amerika, niwe uhamenyereye. Twumvikane neza cyane. So Nyirasafari yaravuze ati no, uko biri kose reka nze ndebe statement. Nyirasafari yaragiye afata aja muri company ya telefone, aravuga ati nimero yanjye ndashaka kureba bank, ndashaka kureba statement n'abantu ivugana nabo, ndashaka list. Twibukiranye uyu mubyeyi akimara gutandukana n'umugabo we bamwita nde Eva, yaganiriye na Nzungu ngo ni manager w'ahantu. Twibukiranye mu majwi twumvishe y'uyu mukobwa, yabwiye aravuga ati nta muntu n'umwe mfite muri iki gihugu, John naje ari wowe nsanga muri iki gihugu, nta muvandimwe ngira muri iki gihugu. Bro, mwese murabizi iyo abantu bari muri Amerika cyangwa n'ahandi no mu bindi bihugu, iyo ugiye guhindura state ujya muri state irimo umuntu ushobora kugufasha gushaka akazi, ibintu byose kugeza wiyubatse. Ngira mwumvishe ko uyu mukobwa ku giti cyaravuze ati n'uyu munsi ntabwo ndiyubaka, ndacishakisha, navuye mu nzu yawe nta n'ikiko ntwaye, ikintu navanye mu rugo rwawe ni imodoka yawe, kandi nayo nari kugira ngo ingeze ku babyeyi bawe bajya kubasezera kuko mbafata nk'ababyeyi banjye. Ndabasezera, imodoka yawe ndayihasiga, nshaho njya gushaka ubuzima. Tugende gatoya. Ahangaha uyu mwana w'umukobwa kugira ngo ave mu rugo kwa John, ngira ngo mwumvishe ko ari aho John yafatiriye ibyangombwa by'uyu mukobwa, umudamu we. Aramubwira ati uzibeshye ushake kuzamura umutwe, nzahita nshyira umupuri wawe hanze. Bivuze ngo mu mwanya muto John arashyira ubwambure bwa Eva hanze kuko yarabimusezeranije. Kuko niba John ashobora gufata irijwi umudamu we yamwohereje amusaba kudakora ikosa,
ryo gushaka gusenyera abandi bantu. Umuntu bita Nyirasafari, bro, John yamutwitse mu mutwe kugira ngo John abiremereze. Yavuze ko Nzungu yateye Eva inda, bro. Nyirasafari yaje yabaye nk'umusazi, bro. Ahamagara umugabo aravuga ati reka nkubwire, sinzoguca inyuma ntibizokunda ntanamba. Uko nja mbivuga imbere ya kamera ko turakora planka, nzogukunda pi. Avuga ko ariwe akunda wenyine. Ariko Nyirasafari ibintu yamaze kubita hehe imihanda. Niyo mpamvu Eva kuvuga byanze. Eva we aragenda kuko yarazi gitera n'icyabimuteye. Aravuga ati sinavuga kuri uwo mwana w'umukobwa kuko papa sufite niyo kumusenyera, ariko atakanje. Niyo mpamvu mu gutangira iyi audio uyu mukobwa yakoresheje amagambo ngo John. John, uri umuntu w'umugabo, ndabizi ko uri umugabo, uko ugaragara uri umugabo, uko agaragara yarakurongo yakakubyaramo, ni umugabo nyine. Niba ushaka kunyataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, come to me straight. Uze iwanjye ari kureke kugira gute? Ureke kugira gute? Ndakwinginze. John navuga ariko sibyo nifuza. Ubu nirukanije. Stop. Reka kujya muri uyu mugore kumugira single mother. Yo. Ahaga. Yatangiye avuga ati come to me straight. Reka hanyuma ku munota wa 10 n'amasegonda 29 ati president gufata umwana w'abandi ngo mugire single mother ntacyo biza kukumarira. Tugende gatoya rero. Ahangaha ibi bintu ku bantu muziranye na Eva kugira ngo tuze gukora ibi bintu mu buryo bunyuze mu mucyo. Eske irijwi ni irya Eva? Musharinge Eva ku bantu bamuzi. Please mu musharinge. John yagutaye imihanda. Uyu ni wowe cyangwa bakwitiranije? Ku bantu muzi Eva musharinge live. Mumusharingi live. So nukuvuga ngo John yahise ahamagara Nyirasafari avuga ati ai Nyirasafari wacu wa umupanya umusepe kwara kurongorera umugabo, kwara murongora neza cyane. Nyirasafari mwana w'abasisira, mwana w'abasita. Nyirasafari ai. So bro, amakuru angeraho John, ndasaba umuntu wese munce umva moderator, ndabasaba moderator munzanire uyu muntu, ariko ndabasaba kugira ngo vanamo ntuza zose. Zungu yabaye victime yo gutanga ubufasha ku muntu w'umunyarwanda, ku muntu avuga ururimi rumwe. Nzungu akora moye possible yo kugira ngo atange ubufasha. Twumvikane ikintu kimwe, kuba uyu mukobwa ni ibintu bisanzwe. Twese ku bantu bo mu bahanga murabizi, dore nyirabayazana w'ibi bintu byose n'uyu Sacyanwa, n'ubu buroro. Muvanemo iyo Dangote, muvanemo ubwo bushita, muvanemo uyu nguyu. Nukuvuga ngo umuntu uri inyuma y'ibi bintu byose n'uyu John. Ku makuru ari kungeraho ntarabonera gihamya, ariko ku bantu mwampaye nta muntu ufite nimero y'umuntu bita ninde, wa mudamu bamwita nde? Uyu mudamu amaze gukina amajwi ye bamwita Eva. Nta muntu ufite nimero ya Eva. Abantu ibihumbi 200 muri ahanga nta muntu ufite nimero ya Eva. Hello? Ku bantu muri aha munyandikire uyu muntu mukurikiye aya majwi na y'uyu mudamu Eva. Mumbwire ku bantu muzi Eva. Eva ntago nziranye nawe. Abantu muzi Eva wasanga n'uyu mugabo ibi ngibi yabikoze yafashe na AI, cyangwa abantu muzi gusesengura muze mumbwire uyu ni Eva. John.
John. uyu ni Eva. John uri umuntu w'umugabo, ndabizi ko uri umugabo ukugaragara. Hello. Hi, where you come from? From America, accept. Ushaka kunyataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yo, accept. I'm business my people, motherfucker. If you cannot accept it, get out of here. Shit. We. Kichuchu. Guys, mutapinga screen tujye kuri miliyoni 2. Tap the screen tujye kuri miliyoni 2. Uyu nguyu ni bari Eva. Eva ndabona yamaze kuhagera. Eva ndakubona urahari. Eva shira muri request nguzamure. Turashaka kumenya bataza kukwitirira iyi conversation atari yawe. Is it that you? Iyi audio ni wowe. Nicyo kintu nshaka kumubaza cyonyine. Musharinge Eva ndabona wamaze kuhagera. Shira muri request uzamuke. Uyu ni John. John ni wowe. Ntabwo bintunguye. Munyumvire mundebere John namwe. Mundebere John. Ariko Eva wari waragoye. Mwamubonye John? Eva. Uyu mwana w'umukobwa. First of all, tumaze twumve cyangwa n'abantu barahangamwe abantu mwe muri aha. Abantu mukurikirana wa musore bamwitande ura mu papa wubatse uri mu mwana ucuranga gitari. Umwana ndi gushomeka ejo bundi. Bamwita Nzungu. Umuntu bita Nzungu nukuri nta kosa yigeze akora. Uyu ni umusore wageze muri Amerika arihiringa abasha kukuba uyu munsi ni manager wa Eva. Ikintu ikosa yakoze myutinga mike yawe. Ikosa Nzungu yakoze ni nkamwe namwe muhora mukora yo gushakira abantu akazi no kwakira abantu baje muri state murimo mukaba supportinga mukabafasha. That was the mistake. Turi kumwe? Nzungu Godfather nkurura makuru nkaja deep. Godfather navuganye n'umuntu umwe mu bantu barimo navuganye n'umuntu mu bajene gutya navuganye n'umuntu umwe wafashe umwanya aravuga ngo rekanze uyu muryango nkungiye. Amakuru mfite nuko ntago mbyizeye aya namakuru ntahagazeho kuko nayabwiwe wasanga n'abantu bikina abantu basigaye bikina ariko amakuru angeraho nuko ngo hari umuryango wa Nzungu na Nyirasafari ubu turi kuvugana nuko ura muryango ndabasabye. Thank you so much. Ndabasaba ikintu kimwe please. Ura muryango ntimuwutererane. Ura muryango nukuvuga ngo umuntu bita bamwita uyu mugabo. Uyu muntu bita John. Twumvikane ikintu kimwe. Tuzi mico birashoboka ko John nyine mwumvise muri statement y'uyu mwana w'umukobwa aravuga ati umuryango wawe kuba natandukana nawe reka abe mu kubahana twubahane kuba kubana bidakunda ariko dukomeze tubane kuko dufite ikiduhuza ninjye umwana wanjye arampuza nawe ikindi sinifuza ntibizigera binabaho ko nango umuryango wawe papa wawe ni papa wanjye ndabakunda bambereye ababyeyi sinzigera ntandukana nabo nubwo natandukanye nawe. Uyu mutipe iki kintu yari yateze kuba ashobora gufata Eva akamutandukanya cyangwa akamuteranya n'umuryango ngahibaze muri community uyu mwana w'umukobwa yisanzemo bakamubera ababyeyi ariko mwibaze umuntu waho kanyagahita ajya kwa nyirabukwe muri Amerika bro. Eva yarahukanya ahita ajya kwa nyirabukwe ajya New York kwa nyina wa John bro niwe yagiye. Nashaka mwumva icyo kintu muri bakuru. Eva yahukana agenda yahise yagiye kwa nyirabukwe no kwa sebukwe aje wabo wa John mu rugo aravuga ati aho bigeze babyeyi murebe uko bimeze oya ndananiwe mungire inama y'icyo gukora ndananiwe. Siza muri kumva icyo kintu arangije umukobwa aravuga ati mureke nshaka icyo gukora mureke nibeshyeho nanjye niyubake ariko rura rugo nzarugwamo. Ubwo urumva yababwiye byinshi nje turi gusesengura iyi audio ariko murumva wenda ko baganiriye byinshi ababyeyi ba John bazi byinshi kuri uyu mwana w'umukobwa. Ababyeyi ba John baravuga ati mwana wacu rero hangana n'ubuzima rwana
ariko ntibyakorohera ko utangirana ubuzima n'umwana dore amaze kuba mukuru umwana umusize hano ubu turi kuvugana niba makuru mfite ariyo ku makuru mfite niba umwana akiri kwa se wa John amakuru mfite nuko ubu ngubu Eva ari kwa ba John kuwahoza ari umugabo wabo mu rugo urumva ko agiye gufata nk'ababyeyi niba umwana ataramusanze muri ntuza turi kumwe so tugende gatoya rero munyemerere abantu muraha uyu muryango wa Nzungu bari bashatse gukoresha nk'umutego nk'umushibuka kugira ngo aguruke n'umudamu we uyu muryango tuwushyira iruhande naho ibyo Nyirasafari yakoze nawe uri umwana w'umukobwa wagira reaction wabikora ariko ibaze aya masaha uri umukobwa uri ahangaha umuntu w'umugabo akaza akakubwira ati you know what uwari umugore ubu turi kuvugana uwari umudamu wanjye atwite inda y'umugabo wawe mwagira ngo Nyirasafari reacting ate John yakoze ibintu bitari byiza nanasoje kandi buriya mwese mugere muvuge ngo John nakasa mutwe muri community y'abanyamurenge John yaragiye gusenya urugo rw'abana b'abaramyi agendeye ku kinyoma ariko ibingibi reka tureke kwirukanka nidusanga iki kinyoma cya John ntuza baramuteye inda Eva baramuteye inda akaba afite inda ya ntuza ya Nzungu John amakuru akaba yarayakuruye akamenya ko umugore uwari umugore we atwite inda ya Nzungu John tuzongera tumugarukire twizere ko Eva udatwite inda ya Nzungu nko turi kubivuga ibingibi twabikiriyaringa cyangwa byagashyirwaho mu mucyo turamutse tubonye nyir'ubwitakanye ko adatwite inda ya Nzungu cyangwa Nzungu akatubwira ko atigeze aryamana na Eva kuko mu makuru John yatanze ahereza Nyirasafari yavuze ko Eva atwite inda yande ya Nzungu mu ma audio ya Nyirasafari mwarabyumvishe so Nyirasafari ntabwo tuza kumutera amabuye nawe bakubwiye ko urugo rwawe rwatewe ntabwo ushobora guceceka bro yagiye muri ntuza yagiye muri nani yagiye muri telefone asanga avugana nawe kandi ntabwo abangaba babihakana aravuga ati turavugana Eva aravuga ati nge mvugana na Nzungu yaranyakiriye nshakira akazi Nzungu aravuga ati mvugana na Eva so mbabare umva gahinda John umva gahinda wateye uyu mwana w'umukobwa umva hano Esther nije wishuke nije ntabwo bishwe ryaje atangaye uyu nije wabipostinze uyu niwe mugore wa Nzungu wa mbere jewe ndageze mu mugore we sinzi ibyo bipapuro bampaye nasinye hariya mu rukiko ariko uyu niwe mugore we w'isezerano uyu niwe mugore we ugiye kumuzarira uyu niwe mugore wiwe niwe mugore ugiye kumubyarira umva niwe first love wiwe niwe karamata naho jewe nitombe jewe ndamaze akambira jewe ndi umucafu jewe ntacombaze pipi warugeze ngo ntabwo ari jewe sorry ntabwo ari jewe anti-sorry ntabwo ari jewe Nyirasafari nyambuye ni jewe kubwire se na social security yanjye umenye ko ari jewe niko bimeze nshuti ikintu cyose kigira iherezo iyi niyo herezo yacu kabisa ariko bazishimira umwana w'umugabo me Esther ni jewe nshuti Nyirasafari hano warirukanse sheri warirukanse ntabwo warirukanse kameme ariko ndakumva
ntabwo aba bana ntabwo ngiye mbatera amabuye kuko John ngo agira karimi kameze nka kindaya bro ngo John ngo yakwinjije mu matwi agukubita igipindi kweri agukubita ikintu bita igipindi ngayo nguko hari ikindi kintu tutavuze tugomba kongera kuvugaho Twitter ndabamanuye ariko mbere yuko mbamanura ndabibutsa ko iyi ni backup mbibutsa ko umuryango wa Nzungu na Nyirasafari waratewe Nyirasafari igora reaction nta muntu mutera amabuye amaso muyahindukirize muyashire kuri iki kirumbo bita John mugire umunsi mwiza